Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko budahuje amasaha mwaramutse neza ndetse ngotanyi bisanzwe uyu munsi ngarutse mbazana ikizami cyakozwe aho tugiye kurebera hamwe ibibazo byari byatanzwe nk'ibisanzwe rero buri wese nafate agapapuro ke n'ikaramu aho ngiye kuzajya mbasomera ibibazo nawe ukandika agapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira ngo nyuma uze kureba amanota bari kujya muri ikizamini cyakozwe. Mbere yuko dutangira rero utarakanda kuri subscribe kanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo dukosoye ikizamini bye bitabikorera kukibona utiriwe ujya gushakisha. Nawe wifuza ko twagufasha watwandikira kuri WhatsApp ni 0788021466 cyangwa se mukaduhamagara kuri 0722688540. Ni kari mu muryango w'abatsinda nawe ugana intsinzi mu gihe gito. Nawe wifuza code za permis provisoire nawe twandikire kuri WhatsApp turagufasha mu gihe gito cyane. Ikibazo cya mbere hano kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Ese iki cyapa gisobanura iki? A. Aho banyura bazengurutse. B. Cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. C. Cyerekana hegereye inkomane. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iyo ubonye icyapa kikubwira iki? Ese ni A. Naho banyura bazengurutse cyangwa ni B. Cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. Ese ni C. Cyerekana ahegereye inkomane cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku papuro. Hano igisubizo ni A. Naho banyura bazengurutse. Igisubizo ni A. Aho banyura bazengurutse. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwabyo cyangwa se ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo ushobora kugera ku bipimo bigera kuri metero 2 na santimetero 75. Ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga cyangwa se katarengeje kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese ubugari bwayo bushobora kugera ku bihe bipimo? A. Metero 4. B. Metero 2, metero 3 na santimetero 50. C. Metero 3. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Metero 4 cyangwa ni B. Metero 3 na santimetero 50. Ese ni C. Ni metero 3 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike igapapuro. Hano igisubizo ni C. Ni metero 3. Igisubizo ni C. Metero 3. Aho twikomereze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba bugera cyangwa se burenga kuri metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ese ni ibiki biri ngombwa bigomba gukorwa cyangwa se bigomba gukurikizwa iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bwabyo cyangwa se bw'ibikururwa bukaba bugera cyangwa se burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Abaherekeza babiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri cyangwa ni B. Ni abaherekeza babiri. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo hano ari iki? Twandike. Hano igisubizo ni A. Ni umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ikintu gikenewe hariya ni umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Twikomereze n'ikibazo cya kane. Mbonera kwibutsa gukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo dukosoye ikizamini bijye bidakora kukibona utiriwe ujya gushakisha. Ikibazo cya kane kiravuga ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru
kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ese wowe muyobozi wemerewe byibura kubasigira akayira kangana gute kugira ngo baze kuhanyura batagombye kujya mu muhanda, uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere? Ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ese ni ibingana gute? A. Metero 1. B. Metero 2. C. Metero 0.5. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Metero 1 cyangwa ni B. Metero 2. Ese ni C. Ni santimetero 0.5 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni A. Ni metero 1. Igisubizo ni A. Metero 1. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ese ariya matara arangwa n'ayahe mabara? Amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ese arangwa n'ayahe mabara? A. Umweru cyangwa umuhondo imbere. B. Umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni umweru cyangwa umuhondo imbere, cyangwa ni B. Ni umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo hano ari iki? Twandike hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za velomoteri zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za velomoteri zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ibihe binyabiziga? A. Ku binyabiziga by'ingabo. B. Ni ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. C. Ni ibinyabiziga bya polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ku binyabiziga by'ingabo cyangwa ni ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho biba. Ese ni C. Ni ibinyabiziga bya polisi cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Ni ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho biba. Igisubizo ni B.
ni ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarengeje kilometero 25 uvuye aho biba. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni ibihe binyabiziga? Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni ibihe binyabiziga? A. Ni ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ni ibinyabiziga bikora ku muhanda. C. Ni ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni ibinyabiziga ndakumirwa, cyangwa ni B, ni ibinyabiziga bikora ku muhanda? Ese ni C, ni ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10, cyangwa ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri? Twandike gapapuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, aho A itubwira yuko ari ibinyabiziga ndakumirwa, naho B ikatubwira yuko ari ibinyabiziga bikora ku mihanda. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike gapapuro. Ese wowe ubonye iki cyapa kikubwira iki? A. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B. Ni hanyurwa. C. Umuhanda udakomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, hanyurwa mu cyerekezo kimwe, cyangwa ni B, ni hanyurwa? Ese ni C, ni umuhanda udakomeza, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Twandike gapapuro. Ese urabona igisubizo hano ari iki? Twandike hano igisubizo ni B, ni hanyurwa. Igisubizo ni B, ni hanyurwa. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Ese icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Ese gifite ibihe bimenyetso? A. Umweru n'umukara. B. Umutuku n'umukara. C. Ubururu. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni umweru n'umukara, cyangwa ni B, ni umutuku n'umukara? Ese ni C, ni ubururu, cyangwa ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri? Twandike gapapuro. Ese urabona igisubizo hano ari iki? Twandike hano igisubizo ni B, ni umutuku n'umukara. Igisubizo ni B, umutuku n'umukara. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibinyabiziga bikurikira cyangwa se ikinyabiziga gikurikira kigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. A. Ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Ese ni C, ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, cyangwa ni D, ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha? Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha, cyangwa ni B, ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha? Ese ni C, ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, cyangwa ni D, ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha? Twandike gapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Igisubizo ni B, ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Mboneraho kubibutsa ko igihe ushaka gutsinda kandi neza
gerageza ukosore ibizamini byinshi. Kuri uru rubuga hariho ibizamini birenga 100 ushobora kubikosora igihe ufite umwanya kugira ngo nawe urusheho gusobanukirwa, ndetse kubera ko ibizamini bitajya bihinduka, ushobora gukosora byinshi kandi bikaguha amahirwe yo gutsinda kandi neza 20/20. Tugerageza dukosore byinshi kugira ngo turusheho kumenya byinshi. Ikibazo cya 11 kiravuga ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Ese guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini ni hehe bibujijwe cyane cyane? Muri aha hantu batubwiye ni hehe bibujijwe cyane? A. Ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. B. Mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C. Ni ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12. D. Ibisubizo byose nibyo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose, cyangwa ni B. Ni mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C. Ni ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ikinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12, cyangwa ni D. Ibisubizo byose nibyo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Ni mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Igisubizo ni B. Ni mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Igisubizo ni B. Twikomereze n'ikibazo cya 12 kiravuga ngo icyapa cyangwa se iki cyapa kivuga iki? Ese ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Ifungana ry'umuhanda iburyo. B. Ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C. Akayira gato. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Iki cyapa kivuga iki? Ese ni A. Ni ifungana ry'umuhanda iburyo, cyangwa ni B. Ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ese ni C. Ni akayira gato, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Igisubizo ni B. Ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Twikomereze na 13. Mboneraho kwibutsa ko bitakiri ngombwa kwigira mu ishuri, watwandikira kuri WhatsApp tukagufashiriza aho uherereye, yaba mu mirimo yawe ndetse no mu bindi bintu ukora bya buri munsi bitakorohera kubona umwanya wo kuza mu ishuri. Watwandikira kuri WhatsApp tukagufasha utiriwe uva muri ibyo bintu. Ni 0780211466 cyangwa se mukaduhamagara kuri nomero yacu isanzwe. 13 kiravuga ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese ririya tara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'umuhanda y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese rishyirwa hehe? A. Kuri buri nzira. B. Hagati y'amasangano. C. Iburyo bw'amasangano. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni kuri buri nzira, cyangwa ni B. Ni hagati y'amasangano. Ese ni C. Ni iburyo bw'amasangano, cyangwa ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho A itubwira yuko ari kuri buri nzira, naho B ikatubwira yuko ari hagati y'amasangano. Igisubizo ni A na B. Nibyo bisubizo by'ukuri. Twikomereze na 14. 14 ravuga ngo ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ese muri ibi byapa uko ari bitatu, ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ese ni icyapa cya B gatatu, cyangwa ni iki cyapa cya B? Ni iki cyapa cya A 22A? Ese ni iki cyapa cya A 20, cyangwa D? Ni ibisubizo byose n'ukuri.
twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike hano igisubizo ni icyapa cyenyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda ni iki cyapa cya B3. Igisubizo ni A. Ni iki cyapa cya B3, igisubizo ni A. Twikomereze n'ikibazo cya 15. 15 kiravuga ngo nshobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga ahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Ese nshobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru? Ni ukuvuga ngo igihe hano hari umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru cyangwa se aho abanyamaguru bambukira, ese wowe umuri inyuma ufite uburenganzira bwo kumunyuraho? A, yego. B, yego nyuma yo kuvuza ihoni. C, yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga. D, oya. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni yego cyangwa ni B, ni yego nyuma yo kumuvuza ihoni? Ese ni C, yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga cyangwa ni D, oya? Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo hano ari iki? Twandike hano igisubizo ni D, oya. Igisubizo ni D. Ntabwo wemerewe kumunyuraho kubera yuko uba utari kureba ibiri imbere, kandi impamvu iba yatumye ahagarara imbere y'inzira y'abanyamaguru nuko haba ari abandi bagiye kwambuka umuhanda. Twikomereze na 16. 16 iravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa se adakora, yakora iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga igihe ugeze mu masangano y'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka ugasanga ataka cyangwa se adakora, wakora iki? A, guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B, gutwara neza nta gutinda mu isangano. C, guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe. D, gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni uguca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Cyangwa ni B, ni ugutwara neza nta gutinda mu isangano. Ese ni C, ni uguhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe. Cyangwa ni D, ni ugucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni A, ni uguca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Igisubizo ni A, guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Twikomereze n'ikibazo cya 17. Mbonera kwibutsa kanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo dukosore ikizamini bijye bitabikora kukibona utiriwe ujya gushakisha. Nawe wifuza code za permis provisoire twandikire kuri WhatsApp turagufasha nawe ugana intsinzi mu gihe gito. 17 iravuga ngo umurongo wera cyangwa se w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Ese uyu murongo wera urombereje w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? A, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. B, ibinyamitende byemerewe kunyuranaho. C, kuhagarara biremewe. D, guhindukira ku manywa. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga cyangwa ibinyamitende byemerewe kunyuranaho. Ese ni C, kuhagarara biremewe cyangwa no guhindukira ku manywa. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni A, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Igisubizo ni A, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Mboneraho kubagira inama bantu banjye, bavandimwe, inshuti zanjye, igihe ugiye gukora ikizamini ugomba kwitwaza indangamuntu. Ikindi kiyongereyeho ukikuramo ubwoba. Ikindi kintu kiyongereyeho kiri guteza ibibazo muri iyi minsi, ugomba gusoma ikibazo neza kandi ukagisoza. Soma ikibazo neza kandi ugisoze, unasoma ibisubizo kandi ubisoze.
ntuzasome ngo wumve ngo urakizi uhita ujya guhitamo igisubizo, kuko muri ibi bibazo muri iyi minsi bari gushyiramo imitego, ugasanga wabonye 0 kandi waruzi byinshi, waranabikosoye ubona byinshi warabitsinze, ukampamagara umbwira ngo natsinzwe kandi sinzi ngo icyansinze, ahubwo ari uko wasomaga ugasanga ntusoje ikibazo, ukanambwira ati yewe nasoje mfite iminota 10 yose ntarasoza, nasoje kandi nkabona nabikoze, ariko utasomaga neza ibisubizo. Gisoma neza ibisubizo n'ibibazo birangize, ubone guhitamo igisubizo cy'ukuri kugira ngo ubone gutsinda kandi neza. Iminota 20 ibihagije, mujye mushishoza kandi mwitonde. Ikibazo cya 18 kiravuga ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri, ikinyabiziga ikurikiranye mu bigari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Uburebure bwayo cyangwa se bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: A. Metero 11, B. Metero 10, C. Metero 7, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike ese ni A metero 11 cyangwa ni B metero 10, ese ni C metero 7 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike gapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni C, ni metero 7. Igisubizo ni C, ni metero 7. Twikomereze n'ikibazo cya 19 kiravuga ngo iyo rumoruke iziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwabyo cyangwa se bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Iyo rumoruke iziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikururana ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: A. Itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri rumoruke inyuma. B. Itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri rumoruke inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike gapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri rumoruke inyuma, cyangwa ni B, ni itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri rumoruke inyuma. Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike gapapuro. Ese urabona igisubizo hano ari iki? Twandike hano igisubizo ni A, ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri rumoruke inyuma. Igisubizo ni A, ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri rumoruke inyuma. Twikomereza n'ikibazo cya 20 ari nacyo kibazo cya nyuma. Iki cyapa kirasobanura iki? Ese iyo ubonye icyapa kikubwira iki? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, icyapa gikurikira kivuga iki? Twandike gapapuro. Ese ni A, ni hanyurwa, cyangwa ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini? Ese ni C, umuvuduko utarengeje, cyangwa ni D, ni inzira y'abanyeshuri? Twandike gapapuro. Ese wowe uyibonye icyapa kikubwira iki? Ese ni A, ni hanyurwa, cyangwa ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini? Ese ni C, umuvuduko utarengeje, cyangwa ni D, inzira y'abanyeshuri? Twandike gapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Igisubizo ni B,
birabujijwe guhagarara umwanya munini. Wowe wifuza igitabo cy'icyongereza, igifaransa cy'amategeko y'umuhanda, watwandikira kuri WhatsApp tukagufashiriza aho uherereye. Amahirwe masa kuri buri umwe wese. Wowe warebye iyi video ndagushimiye cyane, wowe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira. Imana iguha umugisha, igusubiriza aho wavanye, ndetse nawe wifuza ko twagufasha ni 0788014666 cyangwa se mukaduhamagara kuri 0722688540. Wowe wifuza kwamamaza ibikorwa byawe, nawe waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp tukagufashiriza kumenyekanisha ibikorwa byawe umunsi ku munsi. Mwadusanga kuri TikTok ni Teacher Nkotanyi, Instagram ni Teacher Nkotanyi, ndetse no kuri Twitter ni Teacher Nkotanyi. Ni karibu mu muryango w'abatsinda. Nawe utaha mu kizamini gikurikiyeho. Ndabakunda cyane, muhorane Imana.